tumaze rero kuvuga ko ngiye kubereka uburyo ushobora gukoresha shortcut cyangwa se ugakoresha function key mu buryo bworoshye ugiye gukora nk'ibintu bitari busabe kujya gucreate folder ngo ugiye guselectinga ugenda urwana nabyo. Hari uburyo ushobora kubikoramo, nibwo buryo naringiye kubereka dukoresheje key cyangwa se reka nkoreshe keyboard yo muri screen ya telefone hano kuko hari ndabona bitagaragara neza. Ubwo rero ufata control, iyo touche twerekejeho aga flash, ugafata no kuri A hanyuma ukazifatira icyarimwe. Ubwo ni ukuvuga ko uba uselectinze folder cyangwa se ibintu byose wari ufite wari uri gukoreramo, ubu biselectinze. Nuza kubikora urahita ubibona ubu biselectinze. Hanyuma niba ubiselectinze all ugiye kubisavinga cyangwa se ubiselectinze all ugiye kubibyohereza cyangwa kubikorera copy, ubwo uba uselectinze yama icon wakoreragamo utwo wakoze twose uba uduselectinze. Reka ariko wenda tubivuga mu buryo bworoshye. Noneho ukanze control ugakanda S, iyo control iyo iriho iyo flash ugakanda S, ubwo utiriwe wivuna uba usavinze folder cyangwa se ikintu wari uri gukora ubu gisavinze. Kwa kundi wenda uhita ubona machine yawe igiye gushiramo umuriro cyangwa se battery ibaye low, hari nk'ukuntu umuriro ugenda ariko ukabuzi ko machine yawe itabasha gutindana umuriro igihe kinini. Ukanze iriya control ugakanda S uba usavinze ibyo bintu byose wari uri gukora denku mu kanya gato, aho kugira ngo ujye kubanza uselectiona ariko ugahita ukanda control na S ni save. Ubu savinze ibintu wari uri gukora cyangwa se ibyo wari ufite kuri screen yawe. Twibukiranye ko ibyo bifite kuri desktop yawe kuri iriya screen aho biba biri. Ubwo niba wari uri gukora wenda muri PowerPoint cyangwa uri muri office ugahita ubisaving, uhita ubwo uba ubisavinze bitakuvunnye utiriwe ujya guselectiona no kugenda uhitamo kamwe. Ukanze rero nanone ukanze control ukagaruka ugakanda ca, iyo ca y'umuceri cyangwa se C, iyo bikanze uba ukoze copy. Ni ukuvuga ko bya bintu uba ubikopiye. So tushobora kuba uri kubikopiya kuri desktop yawe cyangwa se uri wafunguye nka hard disk kuri D ukajya kubibikamo. Hari wenda nk'ikindi kintu nabonye nuko abantu benshi bakunda kubika fichier cyangwa se document zabo cyangwa se ibintu bari gukora bakabibika kuri desktop. Wenda nk'ubujyanama aho ngaho nabaha nuko yo uri gukora ibintu byawe ubona ari ibintu ukeneye utari bukenera ako kanya, ugiye kubibika by'igihe kirambye kugira ngo uzube wizeye ko bifite umutekano, ufungura kuri machine yawe, ugafungura hariya hari this PC cyangwa se kuri computer ukinjiramo, hanyuma ugafungura ya hard disk ya C ibiriho Windows, ugafungura rwa ruhande rwa D rwo kuri hard disk yindi, hanyuma ugakora folder akaba ariho ubika ibintu byawe. Kuko yo wenda impamvu mbivuga yo habaye ikibazo gituma Windows crashinga cyangwa se Windows igira ikibazo, iyo tugiye duformata C kandi bya bintu byawe warabibitse bikajya kuri D imbere kuri hard disk kuri kiriya gice kindi cy'imbere, uba ufite umutekano, ufite security ko bya bintu byawe nta kibazo biri bugire cyangwa se bitabasha kwangirika, ukagumana document zawe. Ubwo rero wenda bwari nk'ubujyanama kuri twari turi kuvuga kuri copy, ariko ibintu byawe ubona uko ubibika ukaba uri safe ko document zawe ushatse wabibika ukaba ufite kuri desktop kugira ngo nubikenera uhite ubibona vuba vuba, ariko
iyo ugiye ukabibika kuri ya hard disk cyangwa se kuri cya gice cya D kuri rwa ruhande rutariho Windows, ni ukuri ndabibabwira nk'ukuri, aho hantu ubitse ibintu byawe, umuntu wese uramutse w'umuhayiti uhaye mashine yawe ngo aguformatire cyangwa se akurebera ikibazo yagize, yakurashinze nka hard disk yagize ikibazo, ntago ajya formata kiriya gice, abanza guformata se iriya se, cyangwa se ukanamuvugisha ukamubwira uti ibintu byanjye hari dokima z'akazi, ishobora kuba ari dokima z'amabanga y'akazi, ishobora kuba ari ububiko bwawe bw'ibintu bibitseho amafoto yawe, iby'ubukwe, iki, ibyo bintu byose uramubwira akabikubikira. Noneho yamara kubikubikira cyangwa se niba ashaka kubikuraho, kuko kandi ntabwo rujya gukunda kugira ikibazo, hard disk ntabwo ijya ikunda kwangirika kiriya gice cyose ngo nacyo kigira ikibazo, ni rimwe na rimwe, ariko izo dokima zawe cyangwa se ayo madone yawe arayakubikira, ukaba wizeye ko bibitse neza ntibizangirike. Ubwo twari turi kuri copy, noneho turajya kuri ukanze control ugakanda no kuri X, ubu bikandiye rimwe tubyibukiranye, X uba ukoze cut, ubu katinze, ni ukuvuga ko ibintu wari uri gukora ushobora kubikatinga, ucometseho flash cyangwa ucometseho external hard disk, ushobora kubikatinga ugahita ukatinga, uhita ubyohereza kuri ya hard disk cyangwa kuri ya flash. Hanyuma rero nanone ukanze control ugakanda n'inyuguti ya V mu kinyarwanda, ariko mbivuga ko ndi no kuvugisha abanyarwanda. Iyo ikanze ugakanda no ku nyuguti ya V yawe uba ukoze paste, ni ukuvuga ko uba upestinze ibintu wari uri gukora. Sinzi niba byumvikana. Ukanze control ugakanda na V uba ukoze paste. Hanyuma ukanze control ugakanda kuri control, haga fresh kagiye, ugakanda no kuri K ya Kigali, voilà, ugakanda no kuri K ya Kigali. Aho ngaho uba ukoze, uba ugiye gufungura internet niba yari ifunze harimo akadege, ya internet ihita ijyaho. Ubwo ni ukuvuga ko ubu yifunguye utiriwe ujya kuyishaka ngo ujye kurwana nayo winjira mu Windows, ngo ujye muri Windows, ujye muri settings ujye kuyishaka, uhita ukanda control na K, hanyuma internet igahita ijyaho. Hanyuma ukanze control ugakanda na F4, aho ni ukuvuga ko iriya iyo bikanze aho ngaho wongera urumuri rwa screen cyangwa se ukarugabanya, kwa kundi wenda nka screen ishobora kuba iri kukujena urumuri rwabaye rwinshi, cyangwa se screen ubona iri kwaka gake ushaka kuyongera, iyo ukoze iyo function key ikongerera urumuri rwa screen. Hanyuma ukanze control ugakanda na pa, inyuguti ya pa ya papa, voilà. Hanyuma ukanze control na pa uba ukoze print, ni ukuvuga ko mashine yawe laptop cyangwa se niyo yaba ari desktop ibaye icometseho printer, ukaba ushaka guprintinga iyo dokima yawe, iyo dokima ukaba washaka kuyiprintinga, ugakanda control ugakanda pa cyangwa se pa ya ivuga print, hanyuma uhita wemprima ibintu wari urimo gukora. Iyo ni print, ni ukuvuga ko ushatse guprintinga utiriwe ujya hirya uno hino uca kure, uhita uprinting. Hanyuma ukanze control plus O cyangwa se ugakanda na O icyarimwe, aba ari open, bivuze ko folder washakaga gufungura uhita uyifungura. Iyo O ihagarariye open, uhita ufungura niba ari folder, niba ari document wari uriho
uhita uyifungura. Rero nakagaruka abo twari turi kumwe kuri Adolphe Tech, naho ubutaha mbibutsa gukanda like ndetse na subscribe. Ciao ciao, see you.